ni inshuti magara. Mm. Nushaka ujye umwita my best friend. Naje Mm. kandi ugira ahantu muhurira. Mm. Akenera iki? Akenera ngo mukominiye. Mm. Ese waba umubonera umwanya? turakominiya nawe gute mama aha hantu naho uduhasobanurire turahura nawe gute kuko kumuvugisha ni ikintu kimwe ariko Yego. kuresova kwakira ijwi rye nawe cyangwa kwakira iyo nama ye kwakira iyo Yego. konsolasiyo ye kwakira uwo munezero atanga ibyo bitwenge hari abantu ujya kubona mu materaniro aturitse arasetse muri nko muri veye atanga umunezero iyo kominikasiyo cyangwa iyo kominiyoni wari uvuze iraca hehe umuntu arabimenya gute ko nawe yavuze yamubwiye byinshi ariko wararesova arakira gute cyane gukominiya nawe shaka umwanya wo gusenga ariko cyane si ugusenga gukubita amagambo umwanya wa louange na adoration niba wumva bitaza shyiraho no muri telefone yawe indirimbo zo kuramya no guhimbaza urajya kumva aramuryohera cyane aho ngaho aho ngaho nawe utangira kumwumva muri wowe wumvaga tumva adashaka kuko turaterwa ukumva udashaka gusenga wajya gusenga wajya muri Bibiliya ukabura icyo usoma shyiraho indirimbo niba ugirirwa ubuntu bwo kuririmba ririmba nushaka ufata igitabo uramye uhimbaze ntabwo uzamenya ko watangiye gusenga hanyuma waza muri wowe nawe aranezerewe atangiye kugusengeramo ukumva amagambo araje kandi utari wayateguye ugomba kumubwira ukamwinginga ukamubebeza yarabikunda cyane agira emosiyo nawe kuko ni umuntu arababara iyo umwinyoye arababara ariko ijambo rimukurura ni iry'urukundo ni shefu tu shefu igarutse twongeye kubakira amahoro y'Imana akomeze kubana namwe uyu munsi tugiye kuganira ku mwuka wera uyu munsi dufite umutumirwa twatumiye ndamureka yivuge nubwo ari umubyeyi nubaha cyane ndamureka yivuge hanyuma tumwakire agiye kutuganiriza ku mwuka wera agiye kudukundisha umwuka wera agiye kutubwira umwuka wera uwo ari we pasita koko turakwakiriye wivuge murakoze cyane abadukurikiye muri shefu tu shefu murakoze cyane ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amazina yanjye nitwa Mugorewera Clotilde ariko niyo mpamvu abantu benshi bumva banyita koko pasiteri koko cyangwa mama koko yandi umushumba dufite minisiteri yitwa source de repos isoko y'uburuhukiro ndumva muri Ottawa right nkaba mba Ottawa na source de repos ni hwiri nayo nkaba nkunda Kristo kandi ngakunda umwuka wera cyane turakwishimiye cyane muri shefu tu shefu ugiye kutuganiriza ku mugabo hano Yesu yamudusigiye tutabaho nk'imfubyi ariko ngewe iyo mbyitegereje mbona twiberaho nk'imfubyi sinzi ukuntu mbona twiberaho mu buryo bubabaje cyane turitegeka turigenga tukaruha tukagaruka imbere y'Imana tukarira tukavuza induru tugataka wa mugabo dusa nkaho tutamufite wa mugabo dusa nkaho tutajya tumuhamagara tutajya tumubwira ngo adufashe kandi Yesu wa prince yaravuze ngo amudusigiye kugira ngo tutabaho nk'imfubyi watuganiriza kuri uwo mupapa kuri uwo mugabo ukomeye cyane uwo mugabo ari we witwa mwuka wera w'Imana ari we mufasha ari we nshuti ari we mujyanama wacu ari nawe utwigisha gusenga ari nawe utwegereza Kristo birababaje ko itorero twamwibagiwe turamuvuga ariko ntitumuhe umwanya turamuvuga ariko ntidukore ibyo atubwiye tukamubabaza kandi turabizi ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitukamubabaze kuko niyo alliance dufite yanyuma niwe uzagumana natwe kugeza tuvuye muri uyu mubiri rero uyu munsi numvaga twakongera kwibuka ese Yesu ajya kugenda hari icyo yamuvuzeho tuma ijambo ritubwira ngo yaravuze ngo byaba byiza ko ngenda kuko igihe cye cyari kirangiye kugira ngo data aboherereza umufasha ari we mwuka wera ngo niwe tuzabana
yewe ndamwita marene w'itorero, niwe marene w'umugeni wa Kristo. Haleluya. Umunsi ku wundi aratwambika, umunsi ku wundi arakubwira ati nyamara iki kintu singishaka. None wari wabona umugeni utagira marene? Marene amurebera ko ikanzu imeze neza, amurebera ko atayikandagiye, amurebera ko nta gatashe gahari. Turi abageni. Ari wabona umugeni bavuye iwabo bagiye muri eglise cyangwa ava muri eglise, ukabona yishoye muri resitora, bamukubise amafiriti na ketchup ariyanduje. Marene ahita ahanagura vuba vuba. Marene agahita ahanagura vuba vuba, ahita akuraho vuba vuba. Kuko Umwuka Wera azafata uwo mugeni amushyire Kristo, amushyire Imana, wa munsi w'amateka. Rero niyo mpamvu atuba hafi. Urababara akababara. Burya hari ubwo wibwira ngo uri wenyine ariko nturi wenyine. Hari ubwo wibwira ngo abantu bagutaye ariko we ntazaguta. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo azabana natwe kugeza igisi irangiye. Yego. Uwo niwe Mwuka w'Imana. Haleluya. Gusoma gatoya hano ku byakozwe n'intumwa. Igice cya mbere, wenda 4 kuri 5, arambwira ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, wari Yesu yaragiye kugenda, ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, byasezerano twavuze, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishije amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Yari agiye kugenda, Yesu agiye kujya mu ijuru, abwira intumwa arababwira ati jyewe ndagiye, ariko simbasiga mwenyine nk'imfubyi, ahubwo data agiye kuboherereza umufasha. Ariko bijya bibabaza ko abakristo tubaho nk'imfubyi. Imfubyi nta muntu itrustinga. Imfubyi iba yumva ibintu byose biri amer, kuko aba akeneye umuntu umubwira, amuha urukundo, birashoboka ko ajya arubura. Imfubyi ijya irubura kubera iki? Iyo tudafite Umwuka Wera nta byiringiro tuba dufite. Yesu yari yarabibonye kuva kera, aravuga ati mukristo shaka Mwuka Wera niwe ngusigiye. Kuko iyi si, muribuka yavuze ati iyi si yaranyanze namwe ntizabakunda. Kuki dushaka ko isi dukunda? Izatwanga, isi izatuvuga, isi, ariko ntabwo tugomba gusa n'ab'isi ngo dusare twiruke. Yaravuze ngo ab'isi ntibanzi ariko mwebwe muranzi. Ndagira ngo nkubwire mwene data unyumva, igihe wakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza, ejo Umwuka Wera mwari kumwe, niba wakugejeje aho hantu mwatangiranye urugendo. Ndagira ngo nkubaze uyu munsi mugeranye he bwo rugendo? Yesu uracyamwumva? Uracyumva ushaka gusenga? Uracyumva urukundo rwawe rukiri rwa rundi, cyangwa wumva ugenda ugabanuka? Igihe wumva ukiriho ugabanukirwa, menya ko Umwuka w'Imana mutakiri kumwe. Yego. Ntabwo aguta completely, ariko aragenda agaceceka. Acecetse kubera iki? Ni agahinda. Wagize agahinda, witwaye nk'imfubyi, kandi yaraje ngo akube iruhande. Nk'ibyo mwene data yari ariho avuga. Ab'isi bararira natwe tukarira, kandi ko dufite ibanga ngo turi mu isi ariko ntituri ab'isi. Yego. Muwazira ibyo harakutubwira ngo iwacu, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Yego. Iryo juru tuzarigeramo duti? Twabaye gute hano ku isi? Ari uko kumenya imbaraga z'Umwuka Wera, tumenye uko akora, tumenye icyo akunda, tumenye icyo yanga, ariko tumenye ko nta wundi dufite ubu ngubu. Nta wundi dufite. Marerezuma ntitukimuvuga, ntitukimwigisha uko bikwiriye, ntitukimuha umwanya ukwiriye. Turaza tukavuga ngo tugasenga, twagera hagati ngo reka duhamagara Umwuka Wera, ubundi se twari twamusize se? Urumva? Nuko iryo ni idini. Ni idini. Twabaye abanyedini. Uko naka yayoboye wamwumvise, nawe niko ushaka kuyobora. Ariko twibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo aho babiri cyangwa batatu bari,
mba ndi kumwe namwe. aba Ninde yahageze. waguhaye invitation agukura iwawe ngo aza muri ayo masengesho cyangwa aza muri iryo torero? Ni umwuka wera, ni umwuka w'ukuri. umwe Uwo mwuka wagukomanze ngo byuka ujye ngo gusenga. byuka ujye gusenga. Ninde wakubwiye ngo ugira ngo umwuka atari umwuka wera wazamura ijwi? Ntabwo Oya, wareba. umuntu arizamuye watuka Imana, ariko ko ari muri wowe, ari muri twe, ari muri twebwe. Yaravuze ngo nzabana namwe, aba muri twe kandi ntabeshya. Ni nayo mpamvu ujya kumva ukumva hari ikintu uracyanze, ni wowe kandi ubundi wagikundaga, kubera yamaze kuzura muri wowe akwangisha icyaha. Akwangisha icyaha. Ni nk'umugore umugore iyo amaze gutwita hari ibintu aba atagikunda. Iyo rero umwuka wera amaze kwinjira muri wowe akwangisha icyaha, cya kintu cyakuryoheraga. Niba wanywaga inzoga, niba wajyaga mu bifiki, ukumva ibyo bintu byose urabyanze kandi nta muntu yego. Ni umwuka w'Imana. Haleluya. Rero iyo tugiye gusenga ugasanga umuntu nyine ngo hazamuye ijwi twihanye twakuturaramije abaririmbyi umuyobozi ati ibyo mba bene data I'm so sorry, ni idini tuba turimo. Mwuka w'Imana itorero ni irye, niwe mushumba w'ukuri, aba yatwakiriye iwe. Ariko twe turamwakira gute? Dushobora kuvuga ngo reka tumwiyegereze kugira ngo abataramumenya bamumenye. Niba dushobora kubumbura akanwa, niba dushobora kuririmba, ni umwuka we abahari. Ariko kubera akamenyero, kubera idini, ngibyo ibintu bimubabaza, ngibyo ibintu biriho bituma ahunga amatorero. Umwuka wera turakwinginze uzubane natwe, kugira ngo turi kumuhamagara ari ku gisozi ngo oh my God. Ngibyo bimubabaza. Aribaza aba bantu ni ukuri Imana ni Imana. Barampamagara bankura hehe? Iyo twari ahantu mu masengesho muri veye, noneho ngirirwa ubuntu nduzuzwa, noneho nkumva umunezero gusa. Mbwira abantu, arambwira ngo nimbwira abantu ngo bahimbaze bazamure Imana, baruwe Imana. Ngiye kumva numva abamama twari kumwe batangiye ngo ntumpiteho Mukiza wumva uko ngaye. Umva ntabwo yari jyewe, niyo baravuga ngo twakuyobewe. Ni umuntu uvuga make, ariko iyo uzi umwuka w'Imana ameze bagira ngo ntumpiteho Mukiza we wumva uko nganya. Baravuga ngo no, Imana yamanutse, mwireke nimureke kuvana. Numvise ako kanya ahise ababara muri jyewe. Yes, uraryumva. Yahisaga ababa kuko tumugira rero. Yashaka kudusura, abari korali yaririmbye, abantu barakizwa, abandi barakira n'indwara. Urumva niwe uri gukora abari yareba. Ariko umuyobozi afashe gahunda ati mureke duhamagara umwuka wera. Kandi yaturamishije, yaturijije, yadukirigisa, abandi basetse, wumvisha wabaye free, wababariwe ibyaha muri kwakuramya, wumvisha amarangamutima yawe ari gukira wumva. Ariko duhamagare mwuka wera. Mama, aho ni mu rusengero, sibyo? Ariko noneho reka tujye no mu buzima busanzwe. Uyu muntu twabana gute? Ese twemere ko ari n'umuntu kwanza? Yego. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ko tugizwe n'aba bantu batatu: umubiri, ubugingo n'umwuka wera, sibyo? Ingingo harimo ya marangamutima n'ibindi. Ariko noneho uyu mwuka wera w'Imana waduhumekewemo uturimo, wa wundi uba active igihe twakiriye se umwami n'umukiza, tukumva turamwakiriye muri twebwe akaba active. Uyu muntu turabana nawe gute? Twambaye uyu mubiri dufite nayo marangamutima, uyu muntu turabana nawe gute mu buzima bwacu bwa buri munsi? Reka subira inyuma gatoya. Hari ukuntu tumufata wagira ngo ni ikimanuka, ariko uragira ngo mbwire abantu mu itangiriro batubwira ko umwuka w'Imana yari ahari, ngo yaramuvingaga, niwe yahaye forume iyi si. Kandi muri Asiya Testament bakongera bakatubwira muri Ezayi ngo iyo umurwanije nawe arakurwanya. Yego disi. Ntabwo risoma. Iyo umurwanije arakurwanya.
ariko twe kandi yajyaga aza ku muntu muri Ancien Testament, yajyaga aza ku muntu selo uko Imana yabishatse. Umwuka w'Imana ajya kuri Dawudi, umwuka ajya ku muhanuzi Natani, umwuka ajya, ntabwo wari umwuka w'abantu bose. Yamujyaho ugasanga ahise ahanura, yamujyaho ugasanga akoze ibintu adasanzwe akora. Yego. Ariko dufite privilege muri Nouveau Testament, umwuka yamanukiye twese, twaramuhawe. Yes. twamuhawe nka gaje, ni nk'impeta twambitswe, ni nk'ikimenyetso Imana yadufashe yadukubiseho, twaramuhawe muri twebwe. Ukuntu rero wabana nawe ni ukwirinda ikimubabaza. Yego disi. Mu Kristo irinda icyaha, kandi niba ukiguyemo turacyambaye umubiri, itawihana. Yego. Itawihana, amaraso ya Yesu. Ya joy yagiye irongera iragaruka. Ni ukubera iki? Muri Nehemiya haratubwira mu mimaganya ya Yeremiya ngo irenuvera umunsi ku wundi, grace ya Yeremiya chaque matin irarenuvera grace yayo. Kubera iki? Umwuka w'Imana ukora ikintu umunsi umwe akakubwira ati sigaho, ntabwo cyanejeje, ukihana, ejo ugasubira, ariko hari ijambo rimbwira ngo ese nidukora ibyaha kandi twaramaze kumenya ukuri bizagenda biti? Naho rero Bibiliya y'Ikinyarwanda yimbwita ngo nakuri gicamuke, arigendera. Rero bene data, umwuka w'Imana d'abord mugire priorite mu buzima bwawe. Yego. Sirofo nubyuka umusuhuzi. Amen. Ako kantu wakumva ijwi utaryumva, menya ko muri kumwe. Yego. Nujya kuryama umubwira uti ngiye kuryama, ndabizi wowe kutaryama ko ntuhunikira ntusinzira, ariko uvugane n'umutima wanjye. Muri ntabwo njya mu maverse menshi, muri kantike barabitubwira. Twibutse amazina amwe namwe Bibiliya yagiye muhama, niba hari ayabangutse hafi, kugira ngo uyu muntu amwumve ko si uwo kubyukana no kuryamana gusa, yumve ko no mu kazi, no mu kurera, no mu kubaka urugo, no twa tuntu, yumve amazina ashobora kumwita. Hari abantu bakunda kuvuga, ndabyumva kenshi, ngo naramanutse, ngo nurira moto, ngo biragenda ingeza ahantu, ngo twikubita hasi, ngo ndababara, ngo kandi ngo njye kuva mu rugo ngo numvaga ikintu kimbwira, ako kantu kajya kandya hasi, ngo numvaga ikintu, biri kuvugwa n'umukristo babara, ngo biri kuvugwa n'undi, ngo numvaga ikintu kimbwira ngo wigenda, ngo wigenda, ngo guma aho ngaho, ngo ndagushaka, ngo nkumva ikintu kimpata kuguma mu rugo, ariko ngo ndakirengagiza, ngo ndagenda ndaje nkora accident. Icyo kintu ni igikiboka byara, ntabwo ari Mwuka Wera bari kuvuga koko, ntabwo tuba turi kumutuka tutabizi. Iyo batarakizwa ni kwa kundi bavuga ngo umutima nama. Yego, babyitaga umutima nama, ariko ni Umwuka w'Imana urimo. Ariko ni Umwuka w'Imana, ni iryo jwi. Kandi bavuga ngo ni ikintu cyaje, ngo numva naha umuntu iki, ngo numva najya kwa naka, ngo numva nahamagara naka. Ni Umwuka Wera, Umwuka w'Imana. Ni Umwuka w'Imana uba muri twebwe. Atumarira iki? Aratuyobora. Niyo mpamvu Imana ni atwigisha gusenga. Mu Baroma ajya atubwira ngo ajya tunihira iminiho, kuko ntituzi uko dusenga. No mu gusenga uwo Mwuka w'Imana turamwinyora, ukikubita imbere y'Imana, ukibwira ibibazo byawe byose. Ndakubwira bene data, banza uturize Imana, kuko ntabana natwe gusa ngo ngaho giye kuryama usigare mu gitondo waramutse ukoze gahunda zawe. Muha umwanya nawe aravuga, ahubwo ikibazo aravuga twagiye, avuga twagiye, ariko aratuyobora, atwigisha gusenga. Niba ushaka rya sengesho efikate, ni isengesho ry'Umwuka Wera. Umuntu ashobora gusenga isaha cyangwa iminota 5 n'urugero, undi agasenga umunota umwe, iryo sengesho rikagera ku Mana kuko ryabaye dirige par l'esprit. Rero nimureke tumwinvolvinge muri za gahunda zacu zose. Nshobora kuguha example gatoya. Ugashaka kugura ikintu, mubaze
ese iki ni igihe ni iyihe magazi njye Hallelujah. byigeze kumbaho Mm. ndasenga ndamubaza nari nkeneye Mm. intebe ndavuga mana ntabwo nzi intebe ni nagura namuhaye mfite aho ko byagenda ndasaba ngo uzanyobore hari ukuntu abantu babivuga ugira ngo ni ibintu ariko ko narabibonye ndavuga nzanye nzatuza Yego. umunsi umwe nicaye numva ijambo rijemo ngo de brique Wow. brique ni Can magazi you imagine? yes ibyo bintu byambayeho Wow. umunsi yambwiye nagiye nasanze izo ntebe nashakaga bankuriyeho $1000. Wow. Uwo ni umwuka wera kweli. ni umwuka wera $1000 musanze basorodinze. Oh my God. musaba buri kintu cyose umunsi umwe ndamubwira ejo ndumva ashaka kujya muri magaze nkeneye iki n'iki yari agapira ko kwambara nijoro ngiye kubona mbona agapira karamanitse ahantu muri magaze mu ndobo nuko nagiye nagasanze na kureri nari nayibonye ni inshuti nziza donc he's the helper ni umufasha yego ni consolateur ni umujyanama ni inshuti magara ni umuyobozi he can guide us aratugayidinga afite role zose umuntu nyine atuma umuntu atabaho nk'imfubyi afite role zose ni marene donc iyo wumva uri wenyine muhamagare wirebere best friend umuhamagara umubwira uti mwuka w'Imana ni urugero hari umwana twagenda najyaga nkunda kumwigishaho umwana umwe aza kubimbwira kutubwo uzatemwanyaje ati nari mu rugo numva nkonje abantu bose bagiye numva ndababaye numva ndi nk'ibi umwuka w'Imana ubu ngubu koko ntabwo hari no muri iveri nakumva agashareri nkumva koko nsinziriye nyine yararwaye grippe yaravuze ati mfata ibya bintu ntabwo ari ibyo gukinisha ati nagiye kumva numva shareri iraje numva umunezero uraje niyibagirwa neza ko ndwaye atuba hafi kurusha imyambaro twambara niyo mpamvu bamwita parakle aratuzungurutse iyo urira arababara iyo unezerewe aranezerwa ntabwo yifuza kugira icyuba ni inshuti magara nushaka ujya umwita my best friend naje kandi ugira ahantu muhurira akenera iki akenera ngo mukominiye ese waba umubonera umwanya turakominiya nawe gute mama aha hantu naho uduhasobanurire turahura nawe gute kuko kumuvugisha ni ikintu kimwe ariko kuresova kwakira ijwi rye nawe cyangwa kwakira iyo nama ye kwakira iyo konsolasiyo ye kwakira uwo munezero atanga ibyo bitwenge hari abantu ujya kubona mu materaniro aturitse arasetse muri nko muri veye atanga umunezero iyo kominikasiyo cyangwa iyo kominiyoni wari uvuze iraca hehe umuntu arabimenya gute ko nawe yavuze yamubwiye byinshi ariko wararesova arakira gute cyane kominiya nawe shaka umwanya wo gusenga ariko cyane si ugusenga gukubita amagambo umwanya wa louange na adoration niba wumva bitaza shyiraho no muri telefone yawe indirimbo zo kuramya no guhimbaza urajya kumva aramuryohera cyane aho ngaho nawe utangira kumwumva muri wowe wumvaga tumva adashaka kuko turaterwa ukagira uko wumva udashaka gusenga wajya gusenga wajya muri Bibiliya ukabura icyo usoma shyiraho indirimbo niba ugirirwa ubuntu bwo kuririmba ririmba nushaka ufata igitabo uramye uhimbaze ntabwo uzamenya ko watangiye gusenga hanyuma waza muri wowe nawe aranezerewe atangiye kugusengeramo ukumva amagambo araje kandi utari wayateguye ukumva aho bari kubabara utangiye kuryohera ukavuga uti biti rero nta kundi atari ukumushaka ngo dushakashake uburyo bwose ariko icyo akunda yanga icyaha abanza wihane ngo umubiri wacu ngo ni ingoro y'umwuka wera niko Bibiliya itubwira so ntabwo yaturana n'icyo kintu ntabwo muri temple ya Holy Spirit ntabwo baturana
burya rero ibimwigizayo cyane icyaha kibamo ibimwigizayo cyane niyo twagiye muri kamere ariko iyo ufashe umwanya ukihana warangiza ugahimbaza Imana ukareba ikintu cyose cyashobora kubabaza Imana ukacyanga tugira Imana ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo twihanye tubikuye ku mutima aratubabarira kandi azi intege nke zacu ntabwo azagukoresha ibyo udashoboye akunda ko tumuririmbira akunda ko tumubwira ibyiza akunda ko tumukunda akunda ese jya mbwira abantu ko tugira amagambo yo kubwira abafiyanse cyangwa abagabo cyangwa inshuti uzi ukuntu abantu bagira utugambo twiza ugira ngo we yaryanga ntabwo ryamugwa nabi ndagukunda I love you I need you ugomba kumubwira ukamwinginga ukamubebeza yarakunda cyane agira emosiyo nawe kuko ni umuntu arababara iyo umwinyoye arababara ariko ijambo rimukurura ni iry'urukundo yego murekonesa d'abord sa présence teje icyo kintu kiramunezereza nurangiza umubwira amagambo meza ko tuyabwira abandi ko tubishobora ku muntu kuki we tutabimushobora kuki tutabimusugura soleil levant urasa n'izuba rirashe uri mwiza mwuka wera iyo utamanuka iyo utemera kubana nanjye mba ndi hehe hari amagambo utwo n'utujambo duto nakubwira nawe ufite ayawe ukamubyinirira iyo utangiye ni wowe wenyine uguha amagambo ugomba kuvuga yego noneho ugatangira akakujyana mu bihimbano by'umwuka ukumva utangiye kuririmba mu ndimi ukumva uragiye nta wundi udushoboza n'uyu mugabo twasigiwe inshuti nziza inshuti nyanshuti ni inshuti itazakuvamo oya ntabwo izagendera ngo ubwire aregititi dore hariya byari bimeze bitya oya niwe utubikira niwe utwambika iyo abantu batwambuye irakwambura ariko akakubwira ati kunkura akongera akakwambika ukongera ukumva amahoro kandi warohoye n'ikigeragezo gishobora kukubuza amahoro ariko niyo mpamvu satani nawe arabizi amutwibagiza tukamufata nk'idini tukamwibuka tugeze mu rusengero wagira Imana wenda rimwe mu rugo ukamwibuka ariko ntitumuhe umwanya uhagije ntitumuhe umwanya uhagije ni ukuri twakora si iki kugira ngo tumugumane ni ukumenya kumugira inshuti kumugira priorite kumubwira ayo magambo meza tutamubabaza kumubwira ko ari we dufite mu by'ukuri ni we dufite yego uru rugendo ntabwo twarushobora ariko dufashijwe n'umwuka w'Imana ngo turi abagabo bo guhamya iyo wumva wananiwe subira mu byakozwe n'intumwa imirimo y'umwuka wera n'ubundi mu by'ukuri ni ibyakozwe n'umwuka wera uwakoze hariya wabwiye Filipo wamuzabu watumaga aguruka aracyahari arakora imirimo ariko impamvu ibitangaza cyane bitagikoreka ni uko tutamwemera si uko tutamwemera gatoya ariko iyo tumuhaye urubuga araza agakora agakiza indwara izananiranye agakora imirimo ukavuga uti abantu bari bababaye ugasanga ahantu bapfushije bariho bararirimba ninde wabikora atari umwuka w'Imana atari umwuka w'Imana mama uyu mwuka wera turi kuvuga turamuzana mu buzima reka tuvuge yaba umukozi wo mu rugo wanda uteka akamesa akagira ibiki yaba wa mukarani wikorera imifuka ku mugongo yaba babandi bacukura mu mihanda yaba uwicaye mu biro turamuzana gute muri ubwo buzima bw'akazi kugira ngo nako akadufashemo niba yitwa helper niba yitwa umufasha turamuzanamo gute nta hantu nitwe tumurimita ariko nta hantu ari limiti yego ushobora kumva amatestimoni y'abantu akakubwira ati nagiye guteka ndamuhamagara ndamubwira ibintu ntabwo nzi ukuntu ndi bubitegure
cyangwa se mfite abashyitsi ubane nanjye bize kuryoha no kuza gukorwa n'isoni aho ngaho haba hari niyo waba uri umukarani ugiye mu isoko ufite amafaranga makeya uramubwira uti mwuka w'Imana ntabwo nzi icyo nahaha ayo mafaranga reka tugendane feva yaho imbeho azakuyobora kujyane hahandi kandi byose bigende neza yaba ari umukarani yaba ari ucuruza mu isoko ashobora kwikorera agataro ke akagenda akavuga ati mwuka w'Imana nturirimite tugendane uyu munsi umpa abakiriya arabazana abakiriya arababona aba mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko ikibazo ni twebwe tujya twibagirwa ugasanga wakoze ibintu ahubwo ugiye kumubaza bimaze gupfa. Imana idufashe cyane abana na buri muntu wese sans exception ntabwo abana n'abaposo gusa cyangwa ngo n'abapasiteri oya wa wundi wese wakiriye Kristo kandi muri Yohana 14:26 ngo azatubwira amabanga azaturevera donc des choses tutables des secrets divins n'ujya utubwira abahanuzi se babaho bati niwe umanura ry'amabanga muri ako kanya mwamunejereje akaza akabagabira akaturevera ibyo tutari tuzi bizashira kugeza igihe umugeni wa Kristo azagendera nibwo azava afite akazi kenshi ariko nimureke natwe ni ukuri yo gushoma abe muri wowe shomera kandi umukeneye umukoreshe dusabe Imana no mu masengesho nabyo ni ukubisenga ntabwo byaza comme ça du jour au lendemain muri bwa busabane bizira ugiye dusabana nawe hari akantu bigeze kuvuga ngo arababara agira amarangamutima yego ngo tujya tumubabaza ndabwirwa n'iki ko mubabaje tubwire uyu muntu utarabisobanukirwa arabwirwa n'iki ko babaje umwuka we ni iki kimukonvenka muri we kugira ngo basi anihane nyuma y'aho ngaho ko kenshi koko niba uri umukristo hakaba hari ikintu wakoze utabizi par exemple cyangwa se wagikoze uzi ngo ni ibisanzwe ndabona n'abandi babikora aho ngaho ugira aho ndagira ngo navuge ngo hari abantu umwuka w'Imana akarira kurusha abandi biterwa n'iki favoritisme n'abanaziri yego n'abanaziri biterwa n'umurimo aguhamagariye yego kandi nuko umwubaha nuko umwumva yego ariko wa wundi hari igihe ujya ukumva uvuye ahantu wagera mu rwego kugira ngo wumve unezerewe ukumva urababaye none ugatangira kwibaza ni iki cyambayeho nagize nte ongera wisuzume kandi wowe wareba ntagasanga nta kikubabaje ariko muri wowe ukumva urababaye uzi ko ujya dukumbura akadushaka akatubura ni inshuti nziza akavuga ati uyu muntu ko mbona atanyitayeho none ukumva muri wowe uriho uragabanukirwa uragabanukirwa ongera ushaka ubusabane n'umwuka w'Imana gushaka ubusabane n'Imana nk'uko babivuze ni ukongera kwihana icyaha icyo ari cyo cyose icyakwihanye kuruka cyihana umva icyo uzi n'icyo utazi muribuka Dawudi yaravuze ati ntunkureho umwuka wera umutima uri dispose ariko ntunkureho umwuka wera nuko yari azi kombiye kugira umwuka wera biri share kubura umwuka wera uba umeze nk'umupfu niba ari umukristo afite umwuka wera uwo ni intumbi Imana imubona nk'intumbi rero bene data turwanire no gushaka ubusabane nawe no kumushaka no kumukunda no kumubaza inzira kumuyoboza twabigenza dute nigiriye ubuntu aragusanga mu nzozi akakubwira wagirirwa ubuntu ijwi rikumva wagirirwa ubuntu akagutumaho umuhanuzi cyangwa se mwene so cyangwa soma ijambo ry'Imana twavuze gusenga ariko no gusoma ijambo ry'Imana ahandi twamukura kandi utamufite bizakubera nka journal amateraniro atarimo ni nka association
Yeah, ni Juste ukuri. mwagiye kwihurira wagira mugiye muri association cyangwa mu kimina Uramukanya. bene da ubundi buriya ni Mm. ukuri Mwuka w'Imana ari jaloux Yeah, natwe rero arafu. bajaluze y'uwo ufite muri wowe umurwanirire umushake ijoro n'amanywa umushake umuha umwanya urumva yakureka se ntashobora nutavuga simvuga nyanyibwira wenda bwigisha nk'ijambo akavuga ntabwo uzashaka ukumva byose kumva ntibizi Yego. okay Holy Spirit nutavuga nanjye simvuga Ntabwo mva. ntabwo mva hano none sinabigenza gutya kuko ibintu gusa ibintu byangiye gusa gutya oya ukajya kumva Imana iguhaye ijambo ariko ugapersevera kuko agendana na perseverance ntabwo agendana n'abivumbura ntabwo agendana n'abivumbura Wow. Mama turamubuze turamubuze tumukundishije abantu uko twari dushoboye sinzi niba ari cyo wifuza kurenzaho hanyuma ugasengera abantu ndi bugusaba usengera abantu gatoya ubasengere nabo abo bantu bari bamufite batamwakitiva badakanda kuri iyo buto nabo bayikandeho abo bagendaga baramwirengagije uwo mupagani wumvaga muri iyi minsi yumva ijwi abona inzozi zimwumvisha ko biriya agomba kurekera aho ngaho ni ukuri nawe yakitive hagira ikintu gikoreka. urakoze cyane kumpa iyi opportunité ni ukuri ni opportunité nziza Imana iguha umugisha kandi umurimo mukora Imana ni ukuri bongerere bifasha benshi Uwiteka Imana nziza nk'uko twatangiye tukubwira ntabwo tuzi kuvuga ariko Umwuka wera w'Imana wajya tunihira iminiho igihe tutashoboye guseka turakwinginga Mwuka wera w'Imana turakwereka abantu bose bazashobora kumva iki kiganiro ongera ukundisha abantu Mwuka w'Imana kukumenya no kugirana ubusabane nawe turarekonesa ko Mwuka wera w'Imana itorero ryagiye kure dusigaye duterana benshi ariko udahari tukakwiyitirira tukaguha gahunda zose ariko ntidutume uziyobora bikabamo amagambo ndakwinginga Mwuka w'Imana ongera ucane umuriro mu itorero ongera ucane umuriro mu bakuzi n'abatakuzi ongera Mwuka wera w'Imana abantu bagira inyonzara n'inyota yo kukwagitiva ariko kugendana nawe wabimenye ntabwo ashobora kukuvaho ndakwinginga rero wahuye n'ibibazo n'intambara zigatuma bananirwa wongere Mwuka wera w'Imana ubasange wongere ubasange wongere ubaganirize abo waganirizaga mu nzozi abasomaga ijambo batakirisoma ni wowe duhamagaye Mwuka wera w'Imana gukora imirimo mu bakuzi n'abatarakumenya bakumenye reka abantu bagira amatsiko yawe abantu baratsikamiwe ariko Mwuka w'Imana iyo turi kumwe nawe tuba turi abavekeri Mwuka w'Imana Mwuka w'ukuri Mwuka w'urukundo niho utuma twera imbuto zikwiriye abihannye tutagufite niyo mpamvu ubukristo bwacu burananirwa reka imbuto zacu zongerezere grâce à toi Holy Spirit turakwinginga Mwuka w'Imana tugutotesha amagambo uzi igikwiriye kuri buri muntu wese sengero ndangije nsengera n'uyu murimo Mwuka w'Imana inzara n'inyota bafite urusheho kubiyereka reka experience mu izina rya Yesu Kristo bashaka Mwami wibakubira inshuro nyinshi nanjye kandi mvuze nk'umuntu ndasenze Mwami ngo nakubinyongerere materaniro tugiye kujyamo nayo ndayakweretse ngaho sigarana nabo kandi twumane tuzongera guhura dufite andi mashimwe n'ubuhamya bukomeye twavuze bikeya cyangwa se dushobora kuba ari byinshi ariko uzi ibikwiriye uzakore ku mitima y'abantu bazumva igikwiriye urakoze tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen.